be none se nyine buretse wa ihangane noze tuno dukweto nzamu nayibwira kumerekeza shobora usunanaguriza inkweto riba hano ni iminota ingahe se be ni iminota 5 nushaka uyibare sibyo cyangwa nawe nushaka kubare iminota 3 yonyine waretse nkazamuka ngafata moto tukavuga nusoza oya be iminota 2 no gwanagura nini none se ko wambwiye ko ukonje utashaka kugira hoya ngi somo iminota ingahe mu mayesi none se n'inkweto nturazishobora nyine reka nsohora inkweto urumva none se inkweto bari ngizi hano ugiye mu cyumba kureba oya nyine nizi ndashaka noneho uranyica nge reka ngire nozi inkweto ugiye kubona urenze ikarizo zonyine izi ngize be ihangane wakwihangane ko ndaguherekeza oya ntabwo nose urabona izi zisa neza ntabwo zisa neza wowe ndaguherekeza sheri ibintu bimeze nabi hagiye gushya yasutiye nanaje kwifatanyije hafi na telefone ahantu namucagiye uko bitagiye gukora navuga ko agiye ndamubwira afate telefone ye mu cyumba hanyuma arasanga yasutiye undi hashye hagiye gushya mu kumuzengera be se uragira ngo sindimo ndagira vuba oya rega ngiye gusoza telefone yawe ashyize mu cyumba mu cyumba yako hafi n'uburezi muri salo se uyu ko wacometse ibindi bintu
Hey. Shu. Bebe. Wayibonye? Phone wayibonye? Nose urabona ndi gutinda reka ngire. Kundeba urareba njyewe cyangwa urareba isuti ese kubera iki none numva ugiye kuzantoraguza amashashi koko gerageza unyumvishe ukuntu isuti iri ku buriri bwawe mbwira uburyo isutiye iriho ndakwinginze mbwira windeba gutyo Mana yanjye. Mana yawe iyi sutiye ni iyanjye. Ibyo bintu njyewe ndabizi. Ni iyanjye. Komana. None se ibyo urebe bas wagiye warugiye gutaha. None niba ngiye gutaha se iyi sutiye iri hehe? No si ni telefone. None se nyenzi ninjye wagiye kwicomeka ese ndayambura urambaza amasutiye nje nambara isutiye noneho none ko wabona nambara isutiye bamurinze uko nagasiga imyenda yanjye hano isutiye ni yande ese winyirengagiza urakuba inkweto ngo ngere kuvuga atari wandi kubaza ntabwo uri kunyenzaho koko tuvugishije ukuri nje wari wabona na rimwe nambaye isutiye urambaza amasutiye Mureka kwiyenza gerageza basi unyumve gato winkubana inkweto gerageza unsobanurire ikibazo cya mbere isutiye ni yande Imana ntago hano Imana niyo yambara isutiye se iyi sutiye ni iy'Imana komana mana kubera iki ibi nari ngiye kubera iki ari ngiye bibaho se noneho ubu koko urumva utari kunyenzaho wi umva ndaje umva mubwire sibyo wihangana uhamagara uyu mukobwa wisutiye sibyo ndarahira imbere y'Imana ishobora byose mu gihe ngewe ushobora gufata umwanzuro wo kuzana abantu muri nako sinzi abahe bantu nazanye none iyi sutiye ni yanjye ako bereka nkubaye wambara isutiye se mbwira ko usigaye ufite imyenda wambara bisutiye twari turi kumwe sibyo hanyuma ko tutiri mu cyumba cyawe nari ndi mu cyumba cyawe oye nyine ndakubaza ko twari turi kumwe tumaranye umva se nyine hehe twari turi kumwe hano muri salo sibyo ntacyo ko twari turi kumwe hano muri salo hari umukobwa wigeze ubona yinjiramo hano hanyuma nyine urambaza amasutiye kuva nagira hano mu masaha 2 maze hano si ubwa mbere ngiye mu cyumba cyawe sinjye kuzana telefone yanjye hanyuma isutiye iri mu cyumba cyawe gute noneho nyine ibintu uri kuvuga ndi umusazi uri kwihanagura inkweto nta kintu bivuze yego kuko ngiye ibintu uri kumbwira ntago ndi kubyumva urambaza buretse wowe kujya upfa gufata umwanzuro reka ibyo bintu tubiganireho ba wagerageza ukanyumvisha by'iki nta mukobwa mu bana nta mushiki we waje hano uranyumvisha by'iki idafite nyirayo kuki ukunda kwigira ntabwo ibintu uri kumbwira ntago ndi kubyumva nasaze mama nasaze nje ndi kubona isutiye ariko nje ntago nzi ibyagenze gutyo nta bintu rwose wimbaza iby'amasutiye rwose imbeba yagiye ijya muri quartier ifata isutiye mu rundi rugo irayizanisha wisanze nisanze ku buriri uryamaho mama reba ukuntu wigira nkaho nta kintu uzi hareka cya wagira baraje ubwo wowe urashaka kunsaza nta kintu uzi kugira ngo byemere uretse ifata uwo mwanzuro nagiye uri kunyigiraho nkaho uri inzira karengane ukaza imyikozwa reka tujye mu nzu ibyo bintu tubiganireho sibyo tujye mu nzu ibyo bintu tubiganire ntabwo ngiye uretse gerageza wambare isutende bekari yawe gerageza wambare isutiye ndebe kari yawe kangahe ubona nambaye nyine kangahe ubona nje nambaye isutiye none se sinsaze mu cyumba cyawe none se uri kumbwira ko ntabwo nabyemera kwisaza mu cyumba ni ikihe kimenyetso se kigaragaza ko wasaza noneho nize nari takoshi nza kukureba
hari isakoshi nazanye si wowe nije umupira wo njye kwifuka ntabwo njyewe nzi ubufindo urimo ntabwo njyewe nzi ubufindo urimo pe waretse kugira umusazi ntabwo njyewe nzi ubufindo njyewe isutiye twese kankubaze niba isutiye atari iyanjye sibyo mbabarira njyewe Emile n'amasutiye ati wajya ureka kunsetsa wowe isutiye mbese urashaka kugira ngo wumve ikimvamo ubundi ugamije iki ndenda kukoza ikibazo kimwe ikimvamo ngo wakibonye reka uri kubona arwaye mu mutwe man ubu koko ushaka iki ndakwinginze dore ndagupfukamira ndakwinginze kandi mbivuze bwa nyuma akira ufate isutiye yawe sinzano wayikuye akira genda uyisubiza aho wayikuye mbabarira reka kunkorogosha mu mutima akira pe nose niyanjye kuyimpereza none se niyande niyande be none kuki ushaka kunsaza imbabara jumvaho ntukajye wigira innocent ngo nta kintu ubuze ntukigira inzirakarengane mu bintu byose uranyibwira ngo isutiye wikora tujye mu gikuranire please reka tujye urenda ko ngicyo utambwira hano hari umuntu uri muri kino gipangu urabizi ko hari undi muntu uri muri kino gipangu kore kwihaba bande none se dutuye twenyine hano muri aka gace hariya nta baturage hanyuma kuki ngiye utanekerejeho ko umuntu ugukunda ngo uvuge ngo reka nzi niba yari nayo mabi wari wakoze urashaka ko abaturanyi bahuye urashaka ko abaturanyi bahuye iyo umubwira akayitahana ibibazo by'amasutiye kwe iyo umubwira akayitahana mbwira ariko reka nkubaze kuki ushaka kunshinja abakobwa be ntabwo nizera kwe ndakwizera wambara isutiye ndakwizera usige uwomeze amabere se urashaka ko abaturanyi baza mu bibazo nyine womeze amabere se nabimenye usigaye ushyiramo amasutiye atasha wowe uri mu mikino yawe buriya wayizanye urashaka akira bere uzi kugira ngo ubyemere oya wigenda ariko uri mu bicu ambara none se ntabwo wakonje nawe nshaka bivuze ngo uyu mupira uri kumpereza aki n'uwambaye igisutiye warawumuhaye arabambara sibyo umunyumvire ntabwo rero nshaka kubangikanya n'abakeba banjye ambara umupira harakonje nguherekeze reka nkubwire sibyo reka nkubwire okay tujye mu nzu basi tubiganire reka nkubwire basi reka nkubwire mu kanya gato hano mu kanya gato wajya kubona akamwana wuzuye abantu reka twinjire mu nzu nyine reka nkubwire njye nawe twumvikanye nyireka nkubwira telefone yanjye ndayiguha ukayibika nta mukobwa n'umwe uraguhamagara be kuko ushaka kunsaza kweli nta mukobwa n'umwe uraguhamagara hari umukobwa uraguhamagara telefone sinyiguha rimwe na rimwe ukanayitaha ese basi ko ngukunda wagiye wubaha n'umutima byibuze ukareka gufata umuntu ukamushwanyaguriza umutima nk'aho ari inyamaswa nta koti ryawe nshaka mvaho ubu koko dupfuye isutiye koko isutiye yande dupfuye isutiye naza hano yavuye none se reka nkubaze isutiye ngo yikuye basi yambare mbibone ko nyine wambaye usibye kumbeshyira njyewe isutiye yabivuye he koko ese iri mubwira akanayitahana byibuze sana binyereke ngo byibuze bishengure umutima byibuze ko nari bugiye ngo uri wa wundi dukorana amasengesho uri wa wundi wirirwa umbwira ko utakora ikintu uwo mukobwa abo bakobwa uvuga batajya bampamagara telefone ushobora no kuyimarana amasaha ngahe nta mukobwa n'umwe uraguhamagara ntabwo baguhamagara baguhamagaza amasutiye nyine baguhamagaza amasutiye noneho niba udashaka kujya mu ahubwo wowe uzi nyirayo reka basi ngusaba akantu kamwe uze kwifatira reka ngusaba akantu kamwe basi mbabarira ndeke ntahe ngende mbitekerezeho neza numve niba koko ariko urabizi ntabwo nakwemera kutaha dufitanye ikibazo urabizi ko njye nawe iyo dufitanye ikibazo turicara tugagikemura kikarangira ugataha umeze neza tugikemura ikibazo ni isutiye iyi sutiye ni iyande tujye mu nzu basi iyi sutiye ni iyande isutiye ni iyande ndakubaza rimwe kabiri ambara wowe ambara uyu mupira nyine isutiye ni iyande ambara uyu mupira ariko njye ndagusobanurira we ambara umupira nibyo gusobanurira
akabazo kaza ugahita uvuga ko utazi ari akabazo kugera akabazo kuki akabazo kaza ukavuga ukumva ko wataha ikibazo kidakemutse kweli kunjye nawe twicara tugakemura ibibazo byacu hari nari murataha warakaye be ntibita birangira tujye mu nzu dukemura ibibazo byacu mwemerera mu kunzu urabizi ko ngukunda subizi ko ngukunda uzi ko ibintu bimeze sibyo okay urambwiye nifu bikuransobanurira okay funga neza ikibazo sibyo we funga wambare neza ubundi tuganire ubundi ibi bintu byose byicwa no kutaganira ubu se iyo uza ukazana isutiye ukicara tukaganira bari kubiki utaje isutiye niyande wowe reka tuganire ubundi ibibazo nta kibazo na kimwe be urabizi ikibazo cyose duhuye nacyo turagana n'ibirenze ibingiye kandi kigakemuka njyewe icyo ngiye kugusobanura neza hari icyo nzi cyo unyumve neza unyumve sushaka ko ngusobanurira ibintu by'amasuti sushaka ko ngusobanurira iby'amasuti hako deba mu maso okay bajya wambye ko wayisanze nkamubwira sibyo wambye ko wayisanze nyine basi kamubwira sibyo basi mbabarira nyine irengagize ko nyine mbikubwiranye umujinya wirengagiza agahinda kose mfite sibyo ngaho basi ndakwinginze ndakumva basi niwe n'ikintu cyakubayeho ndakubabarira ariko basi mbabarira umbwire nyine iyi sitiye yavuye he ngiye ngusobanura ariko ngiye ndumva mfite ubwoba basi ni nkubwiza ukuri urambabarira hajya ngo uyikuye ku buriri umbwiye ko uyikuye ku buriri mbe basi wambaje gukora nyine ko sitiye ifite wayibonye yari ku buriri se cyangwa yari iri hafi n'uburiri yikuye hafi na telefone yawe benge kukubwiza ukuri ariko umbabarire ndumva nyine mfite ubwoba ko ushobora basi niba waragize n'intege nke ndabyumva pe uri umuntu ariko basi nta nubwo wagafasha umuntu ngo mugire umusazi nkaho ibintu ari kukubwira ari ibintu yaje akakuzanira mu rugo urabizi neza ko ntajya umwenda wanjye even yaba ari umupira w'imbeho cyangwa isakoshi none se isuti yanjye yaba yasigaye muri runo rugo noneho ntanayizi umuntu ayoberwa umwenda yambara ninde muntu wundi wajana agasisitiye be umunsi w'ejo hari umukobwa twegeze gukundana n'umu ex wanjye nyine wanyumvishe none se reka ngusobanurire nyine waretse se nkagusobanurire please reka ngusobanurire bazi reka banze ngusobanurire uraza kumva ko nta kosa mfite pe sibyo hanyuma yarampamagaye arambya ngo uri mu rugo ndamubwira ati ndi mu rugo urumva hewe nari ndi no kwitegura ngiye kujya mu kazi arambya ngo wahuye n'ikibazo gikomeye ko niba ndi mu rugo reka azakimbwire ndamubwira ati ngiyewe ndi kujya mu kazi arambya ati mbabara niyo waba ari umunota umwe araza arakomanga ndamubwira ati ni karibu yicara muri salo arangije nyine nawe urabizi ko njye nawe
wambwiye ko nta kintu tuzigera dukora tutari abantu. Noneho tujya mu cyumba nyine turabikora, ariko noneho sinzi ukuntu twikanze umuntu tugira ngo ni wowe uje, ahita yambara arihuta aragenda, ubwo niwe wayisize. Njye nta nubwo nari nzi ko ihari. Wambabariye kuko ukareka kurira, ndakwinginze. Ni ukuri mbabarira be, ndabizi ko nakoze amakosa, umubiri warananiye, ndabikora pe, ndabizi ko naguciye inyuma, mbaba ndakwinginze, ndagusezeranya ko ntazongera pe. Ikosa nakoze nuko namugiriye impuhwe, muha umwanya azi wanjye, ariko please abeg, please ntago nzongera pe. Ikosa nakoze ni ugufata umuntu tutakiri mu rukundo nkamuha ikazi wanjye, kandi wagira ngo yari yabipanze ko yaje yambaye akantu kagufi cyane, azambaye n'akantu k'agasengeri, nibuka byabaye. Please ndakwinginze mbabarira, sibyo? Ndakwinginze mbabarira basi, reka muhamagare nawe, reka muhamagare muguhe pe, muvugane. Ntabwo rwose nari nsanzwe mvugana nawe pe, ntabwo nari nsanzwe mvugana nawe. Please mbabarira, ndakwinginze be, ndabizi nakoze amakosa. Please haguruka, mfite ubwoba ko ugiye kunyanga mukunzi. Ndakwinginze mbabarira, usabye imbabazi pe, usabye imbabazi. Ikosa nakoze ni uguha aba ex banjye, ex wanjye nkamuha umwanya. Ntabwo nzongera gukora iryo kosa. Ubundi ibi bintu nari narabyihanye byo kwitaba abantu tutakiri mu rukundo, ariko sinzi ukuntu, please ndakwinginze mbabarira be, nyine kumva ijambo ryawe rivuga ko nkubabariye. Basi nshaka kumva ijwi ryawe mukunzi, ndabizi ndakubabaje, niyo menya nkaguhamagara nkakubwira ko wambwiye ko mbabariye mukunzi. Wambabariye kuko wambabariye, wambabariye kuko ndakwinginze, sibyo be? Please wambabariye kuko be, ndakwinginze, ntabwo nzongera. Be ndagukunda, nubwo nakoze biri ariko ndagukunda pe. Urambabariye mukunzi? Mbwira ijambo ko mbabariye basi, iryo jambo ndarishaka. Nshaka kumva ijambo rimbwira ko mbabariye. Sinzongera guha umwanya umukobwa uwo ari we wese. Numvaga ko ari ibintu byoroshye, numvaga ko ari ibintu aje kumbwira. Sinzongera be, please ndakwinginze mbabarira, sibyo? Nawe urabizi telefone ndayiguha ukayimarana amasaha angahe, urabizi ko nta n'umukobwa n'umwe. Okay, naracitswe pe mbabarira. basi nyine bimbwira kare, basi nongera umusazi nyine ngire nkaho ndi
ndi gushaka kukugerekaho ibyaha utakoze. Ndabyumva nyine uri umuntu byakubayeho, si byiza sinabigushimira pe, ariko byarabaye. Ariko ntabwo wakabaye nyine uhita umindura umusazi nkaho ndi nari mfite ubwoba, ntabwo nahita mbikubwira pe. Basi se mbwira niba umbabariye. Ntabwo ntuje pe, ntabwo umutima wanjye utuje, numva umutima uri gukubita. Basi zana akaboko nawe umva umutima wanjye, umva umutima wanjye waje. Sezeranye ko bitazongera. Ntabwo bino bintu bizongera, nta nubwo nzongera. Kandi be yakoresheje n'indi nimero, yakoresheje indi nimero. Gusa nanjye isomo ngiye gukuramo pe. Umwanya w'ingire ntekereze neza. Byakire ntabwo ari ukuvuga ngo nabo. Oya be ntabwo none se uragenda ko utambabariye ko. Urambabariye? Nakubabariye. Be urakoze. Ariko basi usezeranye ko bitazongera. Niba usenga ukaba wizera Imana, ntabwo wakabaye uvuga ngo wananijwe n'umubiri ngo nuko nakubwiye ngo nta kintu gishobora kuba. Njye si ntabwo ndi umuntu. Noneho urabizi neza nyine, urabimenye neza ko iyo uhaye umuntu umwanya ashobora kukugusha mu cyaha. Basi tuzongeye kugunganya muri kino kintu. N'ubwa nyuma be, ntabwo kino kintu kizongera. Nta nubwo nzongera guha umukobwa uwo ari we wese umwanya. Ngo basi kangufashe guhana inkweto vuba. Inkweto se waziretse be, inkweto zireke dore ni pranka. Ni pranka. Pranka si kandi gute? None se singiriya kamera hariya. DOP yinjiyemo hano, wowe uri kwitegura hariya. Mbabarira basi. Mana we, bakunzi ba Decembrad, bakunzi ba Emil na Anita, ibi bintu bibaye hano murabibonye, ni pranka ntabwo. Wambwira ko ibintu byose ari pranka. Iyi sutiye reka nyitangeho ubusobanuro. Iyi sutiye ni umuntu wayintije, kandi nta nubwo yinije ku buntu. Buriya iyi sutiye namuhaye 2,000 kugira ayintize. None basi biniriyanze. Iyi sutiye kugira abayinize namuhaye 2,000. Ndusigaye kwa pranka none kuri kwimana tukubeye. Pranka nsigaye nkora. Nsigaye mpere. Watukura amaso ha? None se nibi byose mwabikameye nyine. Ibi byose twabikameye. DOP yinjiye, wowe uri mu nzu cyajya uri kwitegura kugira ute kugenda. None iyi sutiye nayifashe, urabizi ko ari njya gucaginga ngiye telefone mu cyumba. Iyi sutiye nayifashe, ni njyewe nayishize mu mufuka ko cyagiye uri kumbwira ngo ese ngo ko nari mfite ubwoba kugiye kumfata. Ngiye kuzana zira nkweto za kabiri, nibwo nafashe iyi sutiye nyishira hafi na telefone. Nanze kuyishira kure kugira uyibone, nayifashe nyishira hafi na telefone kugira uyibone. Iyi ni pranka iteguye, nari maze igihe nyitegura, ariko harimo ibitekerezo nka 50% by'umukunzi. Isutiye nayifashe, ariko akantu kancekeje ni ukuntu bambwira ngo nyambare. Ngo basi ngo wazanye amabere. Bakunzi ba Decembrad, ndamukomye cyangwa ntabwo mukomye. Gusa hari ikintu binyigishije, umukunzi wanjye arankunda cyane ku buryo biragoye kuba mu by'ukuri wafatana umuhungu isutiye ngo umubabarire, kandi ukemera ko wakoze n'icyo cyaha. So be reka ngiye nkubwize ukuri, iyi pranka inyeretse ko koko nkunda pe. Nta no gusha. None wowe nzasanga wanantumye agatimba mu rugo. Iyi pranka rero irimo ibitekerezo hafi 70% by'umukunzi wacu wanyandikiye arambya ati Emile cyane. Iyi ni prank umukunzi yaguhaye. Niyo mpamvu abakunzi ba team Emile, niyo mpamvu umva rero impamvu rero mba nshaka ko abakunzi banjye banyandikira inbox, nukugira ngo urumva, nukugira ngo nshate nabo bame ibitekerezo mbisoma mbasubiza. Okay,
abakunzi bampaye kino gitekerezo, umukunzi wa kimpaye Imana imuhe. yarambye ngo sinzamuvuga izina ngo ku buryo afite ubwoba ko amenye ko ari we wayimpaye wasanga ari umuntu wanjye mwaserera muvuge se oya uze kumumuha uramuzi mujya muravugana ndamukeka oya gukeka n'icyaha gukeka n'icyaha gusa yarambye ati ntuzibanza vuga alphabet ibanza P kare mukunzi wanjye ntago nshaka kukubwa ariko gusa uravuze mu muntu tuvugana harimo intasi ujya muravugana aragukunda ariko ni umufana wanjye oh my god no abakunzi banjye ariko muri abafana be mujye muza mumbwire so ndagushimiye cyane kandi mujye munyandikira mumwubita amapranka ariko murabona ko muri no minsi hari igihe cyageze bana nkubita pranka nenda gusara nenda gukubita yaragukomye iriya y'inzoga iriya yo gusinda umva iriya y'ubusinzi na n'ubu umutima uracyatera abantu koraho numva wenda numva uzi ko iyo umuntu agukoreye pranka uzi ko nyine nk'ubu umutima ukora uri gusimbuka nyine mba ndibona ryamye nkabyuka nyine oya bere mbabarira urabisibuye hano babirangiye akora kuri umutima ubu gifitemo hakoba ariko ukuntu bitewe n'ibintu byakubayeho ariko nagaruka kurakara so isomo rero dukwiriye gukora muri no pranka ni irihe be nuko birashoboka ko wowe umukunzi wawe ashobora kugwa mu cyaha nashwambaguje nagize gute numvaga nabuze ko nifata bereka tubanze tubwire abakunzi bacu isomo riri muri no prank birashoboka ko umukunzi wawe ashobora kugwa mu cyaha atagite mwumvishe muri no prank ko navuze ko nandi kwitegura kugira ute kujya kujya mu kazi umukobwa twakundanya akamamagara kambira ati uri mu rugo nkubwire ko mfite ikibazo isomo rya mbere nuko bishoboka ko ushobora kugwa mu cyaha anytime wambaye umubiri pe ushobora kugwa mu cyaha ahubwo isomo rya kabiri be kwirinda guha abo mwahoze mukundana umwanya kuko isaha n'isaha birashoboka ko yaba akigukunda birashoboka ko yaba afite gahunda yo kugutandukanya n'uwo muri kumwe agakora uko ashoboye kose akakugusha mu cyaha ariko iyo wamaze kuvumbura ko icyo kintu atari cyiza kumuha umwanya nibiba ngombwa rwose nushaka umuboroke cyane kuko nta cyiza azaba agiye kukwifuriza ntazigera akunda uwo muri kumwe ntazigera bifuriza icyiza rero iyi pranka harimo iki harimo isomo ko reka nshira nabarengeye ufata neza kandi ikintu nkuyemo kumva nuko nyine ikosa ryose wasangamo umuntu biriya bintu bambwira ngo jya mu tuganire nyine numvaga nta mutima unoze mfite ariko nkumva nanone birakwiye ko mbanza kugutega amatwi so rero kandi iyo ukunda umuntu uba ugomba no kugerageza kwiga kumubabarira kubera ko urukundo rubabarira kandi rwihanganira byose so rero nk'uko twabibabwiye ni uko pranka zacu ziba zirimo isomo hari abantu benshi bazireba nibyo pe ziba zibabaje zibabaza uwo turi kumwe kuko ntabwo tuba twabiteguye n'abafana barababara ariko nyuma yo kubabara ujye utubabara urangize iyi video kuko nyuma iri kurangira tuvuga impamvu nakoze uwateguye prank avuga impamvu yayiteguye ndetse ndabukomye Timu Emile muri kumva ko biri kuza ariko nanjye ibyinzo yarankomye we uzi ko hari umutima umwe wambwiraga ko nakora akantu gute akantu gute ahubwo iriya prank yanyigishije ko buriya mu bibazo byose urimo haba hari imitima ibiri haba hari umutima ukubwira gukora neza ubwo ni ukubabarira cyangwa se gukora ikintu kitaguteranya n'uburakare ariko hari n'undi mutima behind uri kukubwira ati kora iki fata umuntu umusohore hanze icyo rero iriya prank y'inzoga yanyigishije ni kwihangana
ukwihangara kuko nyuma y'iminota 2 nyuma y'iminota 5 ntabwo uzi ngo haraba iki swat umujinya ufite ushobora kugenda ugabanuka urumva kandi bigatanga umusaruro rero no guhubuka hari umutima umubwira kuri iki fata umuntu musohore sinshaka kuko nago nkunda inzoga sinywa inzoga umukunzi wanjye nawe ntanywa inzoga ubwo urumva cyari iki yari amahano mu rugo rwanjye ariko iyi prank nizere ko ibashimishije turashoje turimo turabashimira cyane kuko tumaze kugira ibihumbi 94 ngaye be 600 birarengaho gato murumva ko turi kubura ibihumbi 500 ubundi tukarya sho inkwano barayiteguye inkwano nje nta kibazo batakongozi bacu ntabwo bazakumira ubuntu ako kantu buse buriya kari gakenewe ra ntabwo bazakunkopa batekereze ku nkwano oya nanjye nta deni nshaka ntabwo ari inkenye siyabikubwiye wa mufana duhamagaye babwiye ngo niba hari n'izo watanze ushaka izindi usubire reka tumusuze ari muri Australia we n'umufasha we baduhamagaye batubwira ko bazagira ute bazadutwerera ibintu bibyibushye so rero nge n'umukunzi wanjye turabakunda manuka gato muri comment turashaka ngo mujye mudukubita comment nyinshi mutubwira uburyo mwabonye prank tubashimire be dukwiye gushimira abantu mu minsi ishize twagize ibyago hari abakunzi bacu be ngena nubwo nkibita abakunzi nako abafana wacu umufana ni wa wundi ushobora kuza agafana ikipe yatsindwa ntazagaruke ariko umukunzi ni umuntu ukuba hafi mu bihe byose nta nubwo noneho bari abantu badufashije hari n'abandi bantu benshi batamenye ko twagize ibyago nibaza kubimenya ko umukunzi wanjye yabitangaje muri groupe n'abamukunda dushishikariza abantu nta nubwo nabishyize muri groupe napostinze kuri stati bo babyishyirira muri groupe so turabashimiye nshimiye uwabyoruganije kugira ngo abibwire abakunzi ba sheri wanjye kandi byagenze neza imana ibaha umugisha aho mwakuye bigende bite yes kandi hari icyo mwatweretse twabonye ko dufite umuryango mugari haba mu byago haba mu byiza tuba twizeye ko muri hafi aho ngaho kandi imana ibaha umugisha cyane 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 so reka dusoze tubibutsa ko rwose ujye hasi utubwire uko iyi prank uyibonye urumva utubwire n'isomo ukuyemo mwe kujya mureba prank gusa ngo birangire oya mujye mureba prank ariko iki kibazo kibaye gishobora kuba uri kubibona nka prank ariko ejo kigakubaho cyangwa kikaba kuri mugenzi wawe so Imana ibahe umugisha ndabashimiye kandi nyine ndafite ubwoba ariko kandi nyine nabimenye ko ari prank Imana ibahereze umugisha mukomeze kudusengera kandi abantu batameze neza ndabifuriza kumera neza Imana ibahe ubuzima buzima buri muri Yesu ndabakunda njyewe na fiancé dufite ubukwe ejo bundi okay so nizere ko rero mwaryohewe n'iyi prank reka merekeze umukunzi wanjye ubundi kanzane phone yanjye baze ko nagiye ngo ariko none se oya umva se umva fasha nyine wanure ibi bintu duherekeze ntabwo ari buzina ntabwo uri wambaye uri kare yari prank none urabona inkweto zanduye cyane fasha yari prank nubu se urake akanakuba kambanze basi neza y'amazi yingiyi so niziri kubyagenze neza ngiye kuguherekeza